Koze cyane. Bene wacu rero babarokore. Ari nabo basirikare ba Kristo. Basivire. Abasirikare ba Kristo? Abaye basivire. Aha. Ntabwo baraba abasirikare kuko ibintu bari kunengwa ni byinshi. Urukundo rw'abarokore n'abajama. N'amakoboyi. Yibereye aho. Namaninja. N'abantu b'inturi buduturi. Buduturi. Inturi. Manya data. Bagahaguruka bagahagarara umwana wo kwa boss. Wajya ku rusengero ukabona amamodoka araparitse kandi amamodoka ajya mu yandi. Urumva inkundo zabo. Narware nihagira urwara. Nyobozi yose irabimenya. Bajya kumusura. Nyakamwe we jya mu bitaro. Genda upfireyo. Ntaho kugeraho. Umuntu arabyaye muri korari. N'umukene. Bamushakiye ifu y'amasaka ikiro n'inusu y'isukari. Bapfiye kujugunya by'umuhango kuko aririmba. Ntihabyare mabuja akazi wo kumuherwe. Ndashaka kubwira abakristo nkuko abasirikare baterura intumbi za bene wabo cyangwa bagaterura abacitse amaguru bakazabaha ubuvuzi bagakira. Nimuze natwe duterure bene wacu. Baroko mwigize abarokore beza barenza abandi. Noneho mwabona abanyantege nke abo ngabo banyura kuri mitsingi kabahumurira bakayinywa. Abo ngabo babona ijipo bakifuza kuzimanura cyangwa bakazimanura bakagira intege nke z'ibyaha hanyuma mukabicaraho ngo muri abakiranutse. Ariko izo ntumbi za bene wacu abishwe n'amajipo abapfiriye mu mapantaro abapfiriye muri mitsingi n'abapfiye mu byaha bitandukanye. Ziriya ni intumbi za bene wacu tudakwiye gukomeza gushinyagurira. Ikaze kuri Mama Charles Official TV ngende Clement Bajyamahe ndi kumwe na Mama Charles turakwakiriye nanone. Murakoze cyane. Umwambaro mwiza w'igisirikare. Abasirikare bakomeje kubemera cyane. Aha. Urukundo rw'abasirikare urubona gute ushingiye ku rukundo rw'abakirisitu? Urukundo rw'abasirikare bafite urukundo rukomeye ku buryo turugize nk'abakristo. Hari ibintu byinshi byahinduka mu bantu. Urugero kuba umuntu yagira urukundo rwamuviramo gupfa kandi akumva ko agomba gupfa ni ikintu gikomeye. Hari filime imwe nabonye y'Abarusiya aho umuntu yitangiye abandi umusirikare aragenda ajya mu bintu nimba ari ibyihebe cyangwa nimba ari abagizi ba nabi abajyama birohamo ahita yiturikirizaho igisasu bose barapfa. Abo bantu bapfuye rero kari agatsiko karwanya igihugu hanyuma arabitangira abona nta bundi buryo yambara igisasu aragenda apfana nabo. Kuba umuntu yagira urukundo rwamuviramo gupfa ariko agapfa kubw'urukundo yakunze abantu urwo ni urukundo rukomeye. Kandi twebwe simpe no gupfa nk'abakristo nta n'umukristo wakemera guhomba. Umukristo banamusabye ati kunda runaka abantu bakurebe nabi ariko wamukunze. Mbese urukundo rw'abakristo ruraciriritse. Abasirikare bagira urukundo hamwe ajya ku rugamba avuga ati ngiye kurwanirira abaturage igihugu kandi atizeye gutaha. Yataha bikaba amahire ariko muri we yumva ko abayiteguye ko ikiraba ari mu kazi ko. Icyo ni icyambere kuko ajya ku rugamba ziko agomba gupfa. Urukundo rero rutuma upfira umuntu usibye Yesu Kirisitu narubonyeho nta wundi muntu ndabona ugira urwo rukundo. Ikindi cya kabiri urukundo rwabo rugaragarira ku rugamba. Nagiye mbona ukuntu umusirikare bajya ku rugamba bagenzi babo bagapfa. Mbona aho umusirikare ateruye intumbi ya mwene wabo n'umusirikare mugenzi we ayikubita ku bitugu ubundi agenda arwana amuhetse. Icyambere ni intumbi ni umuntu upfuye agiye bazashyingura. Si n'umuntu muzima ukomeretse ngo avuga ati turamuvura. Intumbi umupfu kavuga ati nubwo upfuye wari mugenzi wanjye twakoraga akazi kamwe sinshaka ko bari abaginga babahaduye baza kugushinyagurira bakabona n'umurambo wawe. Urwo n'urukundo rwa kabiri ruteye ubwoba abasirikare bafite.
dufite abakirisitu tudafite kandi nimba ngo tudafite ni 99% birahari ariko ni rimwe ubwo ni rimwe mbihaye yego bagira rero urukundo kugira ngo rero umve ikindi kintu bagira gukunda umuntu utazi ugakunda uwo mutakundanye mutaturanye ugakunda umuntu udateze kumenya ugakunda umuntu ntacyo umuciye ugakunda umuntu ntacyo umuciye ugakunda umuntu ntacyo umuteganyaho uwo mutiganye uwo mutafitanye isano nacyo ni urukundo rwenyewe dukunda gukundana umuntu mugakundana reka mwiyegereza azanyigisha kujya Dubai reka mwiyegereze azanyigisha azanyereka inzira nzanyuramo ncuruza yego reka mwiyegereze ngiye kugera mu gihe cyo gushaka wenda azampa inkwano mbese ukamukunda ufite ibindi byihishe inyuma n'urwo rukundo abakirisitu bagira ikibikubwira abavuze ngo urukundo rwitwa mbereka rurimwe imibare ni urukundo rw'imibare niko narwise umusirikare rero urukundo rwe ntago rugira detaye agucungira umutekano ataza aho utaha akagucungira umutekano atakuzi akagucungira umutekano atavuga ati uyu muntu namenya ko namucungiye umutekano azangurira akantu muri make urukundo rwabo nirushaka inyungu kuko banarukorera nabo bataziranye yego cyo ni ikintu mvuze ibintu bitatu bikubiyemo ibintu byinshi ukoze cyane bene wacu rero babarokore ari nabo basirikare ba Kristo basiviriyane abasirikare ba Kristo habaye basiviriyane ntago baraba abasirikare kuko ibintu bari kunengwa ni byinshi urukundo rw'abarokore ni abajama ni amakoboyi yibereye aho ni amaninja ni abantu b'inturi buduturi inturi mwana data inturi utinye izi nturi umwana w'umurokore arerekanwa bakubita umubare bakabona ni umukene n'umugabo we ni umukene ni udupfubyi ni utuntu tutazwi uzarore babutashye ikikubwira ukuntu ari inturi nukuri babutahe nabugutahira se uzataha ubwe nagutwerera uzamuha iki urumva akobebe mu mibare ugasanga abana b'abakene abana b'imfubyi badafite epfo na ruguru bajya kureba muri parikingi bakoze ubukwe ukabona haje twa tumodoka nyine dukukuza twashaje Imana yishakiye igitambo dufite plaque za kera twakozwe muri 70 ariko ugasanga wa mwana wo kwa bosi wo kwa mushoramari wo kwa bosi wo kwa muyobozi abantu bose bakanuye nyobozi ku mudugudu bahihibikanye inama amahumbi zikaba abagize nyobozi bakikoramo pasiteri na mushumba ati muhaguruke muhagarare mumenye ko uyu muntu adufatiye runini uraruhimbi niwe waruguze mwibuke ko 1/2 cy'intebe ziri mu rusengero ari we waziguze mwibuke ko iyo tugiye kubaka duha imifuka myinshi nyamuneka ntituzasebe kandi imvirope niyo yahagurutse yatanze cya 10 gihe wo kwezi tujye imbere mu mafaranga yakoresha ubukwe icyambere uraza kumutera inkunga n'ubundi yawe ntacyo amubwiye araza asaguka kuko ntananiwe kwitera inkunga bagahaguruka bagahagarara abadafite amamodoka bakayakodesha kugira ngo bazamubone ya envelope ati iyi envelope tukuzaniye niya nubwo bayitanga rwihishwa hanyuma bakazamenyekana gute bagahaguruka bagahagarara umwana wo kwa boss wajya ku rusengero ukabona amamodoka araparitse kandi amamodoka ajya mu yandi urumva inkundo zabo nagware nihagira urwara nyobozi yose irabimenya bajya kumusura nyakamwe we jya mu bitaro genda upfireyo ntaho kugeraho umuntu arabyaye muri korari ni umukene bamushakiye ifu y'amasaka ikiro n'inusu y'isukari bapfiye kujugunya by'umuhango kuko aririmba ntihabyare mabuja akazi wo kumuherwe isake nziza imwe ifite ukuguru nk'ukwanjye hano isake ifite ubunini twenda kungana bagende bashaka igitoki cya kindi cyahuye n'ubuzima bw'amazi
bashaka ikinido bajyanye ibitoki mu bantu babifite bibora bakajugunya bari kujyana amasake aho bayafite yaboreye mu mafirigo kubera ko isake mushyiriye nanjye azampindi muri korari iyo dufite sorti yishyurira abantu 10 umva inkundo z'abasivire inkundo zifite icyo z'imibare uri kumva nizo ziri mu nsengero hari abayobozi b'isengero hari abakirisitu bose ni inkundo z'iki nkwerera ngo twerera sura nzagusura reka nkugurize uzanyishyura nibyo n'Imana yije kubigenzura isanga ari uko bimeze noneho bakibwira ngo babaye ifura babizana kuri kamera bwo bikabibindi izi nkundo zo kuri kamera twamusuye tumusigira kawunga twamuguriye matera kandi shabo abantu bari kubikora n'abarokore twamuguriye matera twamuhaye amafaranga nitwe twamwubakiye nashyizeho amabata ya naya umva inkundo ziri mu bakirisitu ni inteka mitwe n'izabajura bababandi n'uduturi ngaho nguko rero ati inkundo z'abakirisitu aribo basirikare ba Kristo ati n'uduturi mbese ziravugwa ko uburyo mwe ntazo hakorwa iki kugira ngo nabo bagire urukundo rwashyikira urw'abasirikare nyabo b'igihugu nk'icyo Rwanda ikintu cyangwa n'abandi abasirikare kuri iyo ngingo yo guhekana no kugira gute bajya kwihuriraho ku rugamba batamukubise ikibatsi cy'amasasu cyangwa ngo bamuhatake cyane byanze bikoze ntibamusiga nagasiga uwabo aba bakirisitu aba basirikare ba Kristo tugeranye n'umusirikare w'igihugu bakora iki kugira ngo nabo byibuze urukundo rwabo rujye rushikira rw'abasirikare b'igihugu nasaba kubabwira ngo nibagire urukundo kuko ibyo biba nibyo uzasarura kandi ubuzima nasanze ari nguriza nzakwishyura iyo nseka mu gitondo wowe ushobora kuba uri kurira ariko nimugoroba wasanga nzarira nawe uri guseka ntabasekera rimwe nta nabaririra rimwe nguriza nzakwishyura nuko nabonye ubuzima nabasaba kugira urukundo kuko iyo ugize urukundo ni wowe rugarukira muri iyi si nta kintu gitinya umuntu n'umwe uhari urwo rusasu abakubiswe ku rugamba nawe ntago ubukoze mu rutare uburyo batagukubita isasu nawe ngo rikugereho wamuteruye se wowe ntuzaterurwa n'abandi ejo bundi bakurashe kuko nta musirikare kampara utafatwa n'isasu nimba barashe mwene se akamuheka ejo bundi nawe niba murasa azahekwa n'abandi siko bimeze muri ubu buzima umuntu arazamuka igihe cyo kumanuka kikagera hanyuma uwamanutse nawe akazamuka uwo muntu uri gufata gutyo ngo ni umukene bucya bucyana yandi ejo ashobora kuzakora ikintu bita kudepanse akarutana wa wundi uzajya uzi uri kubebera kuko utigeze umugirira urukundo ikindi ndashaka kubwira abakristo nk'uko abasirikare baterura intumbi za bene wabo cyangwa bagaterura abacitse amaguru bakazabaha ubuvuzi bagakira nimuze natwe duterure bene wacu baroko mwigize abarokore beza barenza abandi noneho mwabona abanyantege nke abo ngabo banyura kuri mitsingi kabahumurira bakayinywa abo ngabo babona ijipo bakifuza kuzimanura cyangwa bakazimanura bakagira intege nke z'ibyaha hanyuma mukabicaraho ngo muri abakiranutse ariko izo ntumbi za bene wacu abishwe n'amajipo abapfiriye mu mapantaro abapfiriye muri mitsingi n'abapfiye mu byaha bitandukanye ziriya ni intumbi za bene wacu tudakwiye gukomeza gushinyagurira nimuze tubafate tubavuze abapfuye ntabwo ariko tuzaba tubishe uri kumva ariko nibura ugihumeka afite akuka nimba yarateye inda bakamutenga ko agihumeka mwaje tukamuganiriza ntitumugire iciro ry'imigano nimba baramufatanye n'umukobwa cyangwa bakamufatana n'umusore ko agihumeka baroko mwaje tugashaka imiti tukamuvura tukareba ko yagaruka mu bacu kubera yuko urwamwishe nawe rukuriho aho yaguye ushobora kuzagwa imbere ye cyangwa inyuma ye twe kuba abantu bameze nabi bafite imico mibi y'abasivire nimuze tuba abasirikare kandi twige kugira ibanga ry'igihugu mw'abasivire abarokore ibanga ry'igihugu
murafata amabanga yo mu matorero yanyu, mugafata amabanga y'abapasiteri banyu, mugafata amabanga ibintu byabaye tudahari, mukabizana kuri kamera. Pasiteri yanteye inda, ngewe baranyirukanye, nta nimerekezo baduhaye, baratwicaje. Ayo mabanga mwayagumishije ko umuntu amenye ibanga ry'igihugu bamufanya. Numva nabagira inama yo kuba abasirikare ba Kristo, bakagira urukundo urungano rw'abasirikare. ariko rungirire nanjye nzarukugirire cyangwa urugirirwe n'abandi. Yego, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Murakoze cyane. Mama Charlotte, turagushimiye rero. Urumva ko urukundo uko rugaragaje, abantu benshi bashobora batari babizi ko abasirikare b'igihugu rwose bafite system bakoramo, bakundana ku buryo nta n'umwe usiga undi ku rugamba. Ariko abandi bo no gucirana ibico no guhenengerezanya mu mango n'iki yatinze no kugirirana nabi no gutegana iminsi, nizere ko bumvise rero. Yego, barubise no guhinduka rega umuntu atanumvishije isi zakumvisha. Erega iyi si dufitiye ibyumba kandi buri wese azajya muki. Ngayo nguko. Urakoze cyane. Yego, turagushimiye. Akoze. Namwe mwakoze cyane kubana natwe, guharanira urukundo rwa gisirikare, igisirikare cy'igihugu n'urukundo rwa umusirikare wa Kristo. Reka tubihuze kugira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi. Gusa aba basirikare ba Kristo munenzweho byinshi kabisa by'agahoma munwa. Mwikosore buri wese ajya yishinja, ajya yikora ajya yitegeza ku mutima we. Burara hari ukuntu bagira bumva ikiganiro nk'iki cyamukubita kikamurya. Agahita himba kubera rwa rwango, agahita himba ibindi ati ko atagira urukundo, ntiyemera ko abwirwa ukuri, arasasa imigeri. Warakoze cyane. Ibihe byiza kuri mwese. Bye bye. Reka dukomeze tubane namwe muri bumwe ku bundi. Ibiganiro byacu ni byinshi, tuzagenda tubagezaho byinshi bitandukanye. Ibihe byiza.